ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe. Haleluya, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe Papa. Niwakira ishimwe, nikubera umubavumbura neza Yesu. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Aya mashimwe yose ni yawe, ishimwe ni ryawe. Haleluya, 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 ishimwe ni ryawe Yesu. Ahara marira wahahinduye umunezero, ahara marira wahahinduye umunezero, ahara marira wahahinduye umunezero. Mana sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Haleluya, nabonye ineza yawe. sirimwe si kabiri, nabonye ineza yawe. Sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Sirimwe si kabiri, nabonye ineza yawe. Sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Si gatatu, si kane, nabonye ineza yawe. Sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Mukundana nabonye ineza yawe, Mana we. Sirimwe kandi si Si kabiri, kabiri, nabonye ineza mu kwa yawe. kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, nabonye ineza yawe. Sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza Mu yawe. kwa gatanu, mu kwa gatandatu, nabonye ineza yawe. Sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza Mu yawe. kwa karindwi, mu kwa munani, nabonye ineza yawe. Sirimwe kandi si kabiri, nabonye ineza Mu yawe. kwa cyenda, mu kwa cumi, Mana,
watweretse ineza ihambaye. Ahari amarira wahinduye umunezero, aho twaririye niho tugiye gusekera. Haleluya! Watweretse ineza, ineza, watweretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, 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 wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu uri mwiza, uri mwiza mwami. Hallelujah, hallelujah. Ushimwe. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye. Nanjye ndi mubo yasanze mbabaye, arafata ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye. Amajwi gusa. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye. Katwirimana cyane. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyobora, arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Aranyobora, arankiza, yishura imyenda
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Nanje ndimubo yanyuseho baba ye anjiriri bambe n'urukundo aranyobora aranyiza ishuri imyenda yanjye yose nanje ndimubo yanyuseho nishwe n'amarira anjiriri bambe n'urukundo aranyobora aranyiza ishuri imyenda yanjye yose. Hallelujah. 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 Yanyishuriye yanyenda yose yababari y'ibyaha atumanerane yanyishuriye yanyenda yose yababari y'ibyaha atumanerane yanyishuriye yanyenda yose babariye yababari y'ibyaha atumanerane. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Izina rya Yesu rihimbazwe. I greet the bishop and his wife Ndashuhuje bishop na madamu in the mighty name of Jesus. mu izina rihambaye rya Yesu. It's good to be in the house Ni byiza kuba mu nzu of the y'Imana. Lord. Mu nzu y'Imana. I greet every brother and sister in the mighty name of Shuhuje Jesus. buri wese mu izina ry'umwami wecu Yesu rihambaye. I greet the leadership of the church Shuhuje abayobozi bose b'itorero in the mighty name of mu Jesus. izina rihambaye rya Yesu Kristo. You in the right place. Muri ahantu hakwiriye. You in the right church. Muri ahantu mu itorero rikwiriye. You're going to get your answer Uraza gufata igisubizo through cyawe the word of God. biciye mu ijambo ry'Imana. I want to say something this morning. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe muri iki Look gitondo. how beautiful the garden of Jesus looks. Murebe ukuntu abana Look b'Imana how ari beza. beautiful they look. Murebe ukuntu basa They are neza. blessed. Bahawe umugisha. They are highly favored. Ni abantu b'icyubahiro. The Lord bless you. Imana ibaha umugisha. The Lord bless you. Imana ibaha umugisha. The Lord bless you. Imana ibaha The umugisha. Lord keep you. Amen. The Lord sustain Imana you ibashinde. for His glory. Kubw'icyubahiro cyayo. And we bless the name of Jesus. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. I want you to stand. Ndashaka ko duhaguruka. I want you to stand. Saba muhaguruke. Give the Lord Muhe umwami Jesus Christ Yesu Kristo. your best hand clap. Mumuhe amashyi Give menshi. the Lord Mumuhe amashyi menshi uwo mwami amashyi menshi. hand clap Mumuhe amashyi menshi. and thank Him Mumushimire for what He's going to do for you. ibyo yagukoreye In Jesus' name. mu izina rya Yesu. We give a hand clap Mumuhe amashyi to our wonderful leaders. kubw'abayobozi beza. Our leaders are wonderful. Kuba abayobozi beza. Leaders in the church. Abayobozi They b'itorero are blessed. bahawe umugisha. And now you give a hand clap for yourself. Nawe Come on. wiha amashyi. Give a hand clap for yourself. Nawe wiha amashyi. Clap for yourself. Nawe wiha amashyi. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated. Kamusabe mwicare. The topic today is Uyu munsi insanganyamatsiko the legal rights of the devil. Lives. ntaboneka mu buzima In bwacu Jesus' mighty name. mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Give a hand
clap for a wonderful interpreter. Muhamashi Divine clap uyu for him. musemuzi. For a wonderful interpreter. Muhamashi Hallelujah. umusemuzi. Hallelujah. Without him, I wasn't going to make it. Uyu musemuzi ntasanzwe. Because he's actually preaching. Ni umuntu kandi I'm n'umuvugabutumwa. actually helping him. Ni bande bamwemera? Hallelujah. Aha. Let's read Job. Job chapter. Turasoma muri Yubu igice cya mbere umurongo waho wa 8. Igice cya mbere umurongo waho wa 8 Yubu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yubu yuko ari nta uhwanye nawe mwisi ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Job chapter 1 verse 8. And the Lord said unto Satan, Thou hast considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect man, upright man, one that feareth God, eschewing of the evil. Can you read verse 13, please? 13. The same chapter, verse 13. Reka dusome nanone umurongo wa 13. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangira banywa vino mu nzu y'umukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri Yubu ati amapfizi haza imbitsi iti kugeza ku murongo wa 13 igice cya mbere. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine at the eldest brother's house. Basangirira mu rugo rw'umuhungu mukuru. So as we study the book of Job, Iyo usomye igitabo cya Yubu, Job was a mighty man of God. Yubu yari umukozi w'Imana ukomeye. He feared God. Yubahaga Imana. He was blessed. Yari yarahawe umugisha. His family was blessed. Umuryango we wari wahawe His umugisha. land was blessed. Izina rye ryari hawe umugisha. He had everything that he needed. Yari afite buri cyose cyari gikenewe. He had so much cattle. Yari afite inka nyinshi. He had sons and daughters. Yari afite abahungu n'abakobwa. And the Lord blessed him. Imana yari yaramuhaye umugisha. And you know, Job worshiped the Lord. Hama Yubu yubahaga Imana, akaramya Imana. Job sacrificed Agatamba ibitambo. as unto the Lord. Akabitambira Imana. His prayer life, Ubuzima bwe bwo gusenga, and he will put an animal on the altar for the Lord. yajyaga ajyana inyamaswa imwe mu nyamaswa ze akayijyana ku gicaniro. But as we study the chapter, Ariko iyo usomye iki gice cya mbere, his children were busy drinking abana be bakoze ibirori. and they were partying. They were partying. Abana bari mu kirori. And as you read further in the chapter, Iyo ukomeje ugasoma iki gice, you find that the devil has a conversation with the Lord. urabona yuko hari uburyo Satani yajyaga agera ku Mana. And he challenges the Lord. Noneho Satani akagenda agahinyuza Imana. It's like he's having a conversation with the Lord and saying, Bisa nkaho Satani yagiranaga ikiganiro n'Imana. you know, Job is serving you for material things. Satani akabwira Imana ati ariko Yobu nubwo umwemera He's not so akorera Imana serious. kubera ibyo wamuhaye, ntabwo uri He's ari not so umwizerwa. serious with the Lord. Ntabwo uri uwizerwa kuri wowe. He's serving you for all the animals. Aragukorera kubera ziriya nka He's wamuhaye. serving for what he can get out of you. Aragukorera kubera yuko hari icyo ashaka kukubona. It's like telling the Lord, Yasaga nkaho abwira Imana, you know, Job is serving you for material urabona things. yuko Yobu agukorera kubera ubutunzi wamuhaye. And the Lord starts. Imana And they have a conversation. itangira kugirana ikiganiro And na the Lord Satani. replied to him, Imana irongera you know, iramubwira, Job uramuzi Yobu, is uramuzi, a faithful servant. ni umukozi w'umwizerwa. And the Lord allows Imana yemerera the devil to attack. Satani ko agenda And strike. akataka Yobu, agenda amukoreho. The first attack came Ubwa mbere araza, when the camels were destroyed, igihe ingamiya ze zose zigapfa, were the workers, abakozi be and bose, there was only one servant left. hajya hasigara umwe, And he ran to Job's house akirukanka akajya kubikira Yobu, and he said to him, akagenda akamubwira, all those camels were za destroyed, ngamiya zawe zose zapfuye, and the workers, kandi n'inka zawe I'm the only one left. n'abakozi bose nijye And I'm usigaye. coming to give you the bad news Naje kuguha amakuru of mabi what happened. y'ibintu byabaye. While the next one was still busy talking, Hanyuma mukiraho hakaba haje undi, the next one knocked on the door noneho undi akaza agakomanga and nawe said, Job, akavuga ati ariko Yobu you know urabizi, what happened now? uzi icyabaye uyu munsi? There was a mighty wind, Haje umuyaga ukabije, and all those animals, the sheep, za nka zawe n'intama all destroyed. zose zirapfa, with workers, n'abakozi bazo bose, and I'm the only one
one left. ni njye wasigaye. So while that guy was still talking, Akivuga uwo nguwo another nawe servant came hakaba haje undi nawe and knocked on the door nawe agakomanga and said, akavuga Job, ati yubu you know what happened now? uzi ibintu bimaze kuba, Your children were all at the one house, ba bana bawe bari mu nzu imwe, and the wind came haje umuyaga and destroyed kubita inzu that place with your children aho abana bari bari and with the servants. bose I'm the n'abakozi, only one left. ni njye wasigaye njyenyine. And his heart broke. Job's heart was broken. Umutima we He ugashenjagurwa, tore his clothing. umutima we He ugashenjagurwa, shaved his head clean. ayogosha imisatsi, And he just humbled himself. yicisha bugufi, And he started to humble himself in the presence of God. atangira kwicisha bugufi imbere yo kubaho With all kw'Imana, his brokenness, kuko umutima we wari with all washenjaguwe, his pain, umutima wari wuzuye akababaro, with all his hurt. umutima wari wababaye cyane. And his wife came back. Umudamu we nawe araza Said, do you still want to serve this God? aramubwira ati ariko Imana wakomeza uyikorere, Do you still want to serve this Lord? uracyakeneye gukorera iyi Mana. And as you read further in the chapter, Iyo ukomeje gusoma iki gice, she dies. umudamu yarapfuye, And Job's body was full of sores. noneho yubu yuzura ibisebe, ibishyutwe, Because Satan had a conversation with the Lord. kubera yuko Satani yari yagiranye ikiganiro n'Imana. And he said, Aravuga ati, and they debated. basa nkaho bagiye impaka. The Lord gave Satan permission to touch his flesh. Hanyuma Imana yemerera Satani yuko agenda agakora ku And his mubiri wa body yubu, was full of sores. ni ukuvuga umubiri we wose wari wuzuye akababaro n'ibisebe. And he went Aragenda in that condition. muri ubwo buzima And he bukabakanye, humbled himself. yongera kwicisha bugufi, And he just started to pray to the Lord. atangira gusenga Imana. But you know, the devil had legal right to attack his house. Ariko urabona ko Satani yari afite uburenganzira bwo kwataka inzu ye. Every morning when he got up, Buri gitondo igihe yabyukaga, he made a sacrifice, an altar, yajyaga abyuka agatamba igitambo hariya ku gicaniro agitambira Imana, because of the sin of his children. kubera yuko agitambiraga abana be. His children were committing sin. Abana be bajyaga bakora ibyaha, And that altar that he made noneho icyo gicaniro was yakoraga out of fear. yabaga afite ubwoba. And when you operate in fear, Rero iyo ukorera mu bwoba, the enemy have a right to attack you. umwanzi aba afite uburenganzira bwo kukwataka, Because God didn't give us a spirit of fear, kuko Imana ntataduhaye umwuka but a w'ubwoba, spirit of a love ahubwo yaduhaye umwuka and w'urukundo a sound mind. n'umwuka So utunga. when you operate in fear, Rero iyo ukorera mu bwoba, you give the weapon to the enemy uba uhaye Satani to urwuho attack you. kugira ngo azakwatake. Many a times, Akenshi na kenshi I do counseling with people, hari igihe agira inama abantu, and I discover agasanga that the enemy got legal rights. Satani afite uburenganzira. I was counseling a family. Yari arimo kugira inama umuryango umwe, When I knocked on the door, igihe yakomangaga I ku went rugi into the wabo house. akajya mu nzu iwabo, they called me to pray. bakamusaba ko abasengera, They tell me no one's working, bakavuga bati muri twe ntawe ugira the akazi, taps are broken. ibintu byose There's byararangiye, a lot of things that are not right. hari ibintu hano byose bitari There's mu buryo, poverty on their property. n'inzu zabo nazo zarasenyutse, n'inzu yabo yarasenyutse. And I started praying for them, Noneho yatangira kubasengera, talking to them. yavugana nabo, And I told them that the devil got legal rights. akavuga ati dore Satani mwamuhaye uburenganzira, Because the man and the woman of the house, kubera yuko umupapa n'umumama bo muri urwo rugo they allow their children to stay on the same property bemereye abana babo ko babana at the back in cottages. bakabana inyuma mu mazu y'inyuma, They're not married. kandi bakabana barazanye abahungu cyangwa So abakobwa they're babana living batarashatse, bakagenda On bakabana their parents' property. kandi bakabana mu rugo rw'uwo mubyeyi. So the devil have a right to attack them. Ubwo rero Satani bamuhaye urwuho rwo kukwataka. When people live together, Iyo abantu babana batarashakanye, gives the devil the right to baba attack, bahaye Satani to uburenganzira strike that family. kugira ngo aza kubita uwo muryango. He has a right to bring Aba poverty, afite uburenganzira bwo gukubita uwo muryango hasi, because you're not living in alignment with the word of kubera God. yuko utabayeho mu buryo ijambo ry'Imana rikwemerera. I prayed for them, Ayabasengera, and my answer to them is, noneho igisubizo yabahaye ni iki? God is not living here. Imana ntago He doesn't stay here. Imana ntago iba hano. He left the house. Imana yavuye hano, You're praying for nothing, murasenga mugasengera ubusa, because you don't address anything. kubera yuko nta kintu mujya don't talk to musobanura, your nta children. kintu mujya muvuga cy'amafuti mubona, You comfort your ntago children. mujya mubwira abana banyu You amafuti, tell your children they ntabwo can ujya drink. ubwira abana ibyo bakora, You tell your children it's okay if they use ntabwo drugs. ujya wishimira abana ibyo bakora You kandi tell atari them byo, it's okay if they live together. ukabarema bakabana nk'abagore n'abagabo kandi batarashatse. What amazes me, Ikintu kijya kintangaza, then all that
grandchildren of theirs, abuzukuru babo babyeyi iyo babonetse they must not born in a marriage. ntago bavuka bari bazima. And when you talk to those people, iyo uvuganye n'abo bantu they proudly tell you, barakubwira mu Oh, bushizi man of bwa God. mwanga bati mukozi w'Imana, oh man of God, mukozi w'Imana, I got 10 grandchildren. mfite abuzukuru 10, Other one tells me I got 15. mfite abuzukuru 15. And I stand there. akabareba Then I ask myself, hanyuma akibaza we, this is most legal rights. ese satani ubu ntiyahawe uburenganzira? These children aba bana bavutse are born into whoredom. babyawe mu buryo bwemewe. So the devil got the right to attack your grandchildren. Satani rero yahawe uburenganzira bwo kwataka abana bawe. That curse has power. Satani wamuhaye imbaraga. Like I was 32. uzi ikintu kindi He gikurikira, chased them in their own house. kandi aba mu nzu yabo, He fights with his mother and father akarwana na se na in nyina their own house mu nzu yabo, because of legal rights. kubera ko bamwihaye uburenganzira, Because the head of the home kubera yuko is not on his place. umubyeyi He yitanga, compromises kuko baravanze with Satan na Satani, by giving him the money. bamuhaye amafaranga, And I challenged him. hanyuma akababwira ati, And I told him, akababwira I blame you as the head of the home. ati ikibazo ni mwebwe Because gishyiraho, you allowed it kuko mwemereye to happen. kugira ngo bibeho. Then I left the house. hanyuma akigendera. They called me 3 days later. bongera kumuhamagara nyuma y'iminsi 3, They phoned me with WhatsApp. baramuhamagara They kuri tell me the son is fighting with WhatsApp, them. baramuhamagara kuri WhatsApp I baturi, said, I'm now there. aravuga ati uri hehe? When I come to the house, niza aho ngaho, I knock on the door nkaza akankomanga, and I open the door. agafungura And the umuryango, parents say I must come in. ababyeyi And I bakabaraza, shout at this guy. none akaza akabwira Hey, uriya, what are you doing? abwira uriya musore, ibi your ni ibiki parents. ukora, ibi ni ibiki ukorera Are ababyeyi you bawe, crazy? ni ibiki urimo kubambura? He runs through the house. Akiruka agahunga, He jumps over the fence. agasimbuka He igipangu, ran away. akiruka agahunga, He tell his parents, akabwira ababyeyi be, why did you go fetch Goliath kubera iki mwahamagaye umuntu to come and fight with me? akaza kundwanya? So I have to go in another man's house none akajya mu nzu y'undi muntu, and teach him akajya kumwigisha, and tell him he's wrong. akamubwira ati, hano amakosa. 6 months later, mezi 6 ashize, that same man, wa muntu wa he wundi invites me aramuhamagara to his house inzu for iwe supper. kugira ngo basangire ibya nimugoroba. Me and my wife go. ajyana n'umudamu we, They give us fish. barabatekera They ifi, fry the fish. barayotsa, We're sitting by the table. bicara ku meza, And then this son come in noneho wa mwana we baraza, and start. aratangira, And he start to argue. atangira kujya And impaka, he want to fight with his mother and father. ashaka kurwana na se na nyina. You know, I don't have tolerance for stuff like that. ariko hari ibintu ngenda najya nihanganira, I don't allow it in my company. sinjya mbyemera njyewe bene ibyo. I turn around and look at the father. arahaguruka areba This child is telling umubyeyi me, w'umupapa, amureba mu You maso, must eat this food. amubwira, And you must die when you eat this food. He's telling me that if I eat this food, I must die. wa mwana abwira uyu nguyu, aravuga ati, nurya ibi byo kurya urapfana nabyo. He's talking to me and my wife. abwira we n'umudamu we, I look at the father of the house. none arahindukira arebera umubyeyi w'umupapa, I tell him, You, aravuga ati, wowe are mubyeyi, you a stupid? ese uri igicucu? Are you the head of the house? ese niwe mukuru Or w'urugo? the tail? ni wowe mukuru w'urugo Are cyangwa uri you the umurizo? head? uri umutwe w'urugo cyangwa Are uri you umurizo not the w'urugo? father of this ntabwo ari house? we mubyeyi Why mupapa muri don't uru you act rugo? like a man kubera icyo udakora and nk'umugabo, take your authority ugafata uburenganzira and bwawe, sort your son out? hanyuma wirukane umwana wawe? Or is your son ni umwana wawe mbega, your father? cyangwa uri umwana we? Do something. kora ikintu. Now the man want to like he want to umwana cry. noneho umubyeyi aratitira asa n'ugiye kurira, I said, There's no time to cry. aravuga ati, nturire, You must stand up, ahubwo wahagaraye, man up, hagarara, get your house in order. ushyire inzu yawe mu buryo. Because the devil is ruining your niwemere house. ko satani ategeka inzu yawe. The wife is shivering like this. noneho umudamu aratitira, The wife want to take a knife umudamu ajya gufata icyuma, and stab the son. ahagarara ngo agenda kugikutera umuhungu. aramubwira, Tell him tomorrow you must come see me. I want to see you. aravuga ati, ejo uzaze undebe, ndashaka gukora nawe. I tell him, take me home now. aravuga ati, muyigizeyo mu mujyane. Takes me and my wife home. we n'umudamu we barabatwara, aramuhamagara. You know, I sentence him to come to me. yari yamubwiye ngo uze kuza kundeba, Because now I'm in my general outfit now. kubera yuko ubu ngubu nambaye imyambaro zanjye, imyambaro ya gisirikare ndikwije. I said, You never ever aravuga ati, allow your child ntuzongere n'umunsi n'umwe honor a man of God kwemerera umwana
umwana when you kugira ngo invite him with his wife, kugira ngo uhemerere looking umwana for wakora trouble ibyo with God. yakoze biriya bintu mu nzu you are yawe looking for trouble with God. niwongera uzaba ugifite ikibazo n'imana I told him, aramubwira are you waiting for your wife to go to prison? ese utegereje ko umudamu Or you wawe gonna do azajya something muri about prison it? cyangwa ugomba kugira icyo ukora Because you better do something about it kubera ko ugomba kugira icyo ukora mu rugo rwawe before your wife end up in prison. mbere y'uko umudamu wawe ajya muri prison And it's not nutabikora her fault. nutabikora It's your fault. ni ikosa ryawe Because you're not standing ko utahagaze in your position mu mwanya wawe as the head of the home, nk'umukuru w'urugo as the priesthood, nk'umutambyi as the leader, nk'umuyobozi as the man of God. nk'umukozi w'imana Unfortunately, kandi bibabaje cyane you bowing to your son. wowe urapfukamira umwana wawe Ask him, what's wrong with you? niba iki wabaye iki Why don't you man up? kuki udahaguruka He's scared for his son. atinya umwana we Hey. I told him, aramubwira if I didn't love Jesus ati niba nkunda yesu so much, nkunda yesu cyane I'd have given your son a hiding. I would have given your son a hiding to beat your son. mba nahaye umwana wawe iyo ntaba umukozi w'imana ukunda yesu cyane mba nahaye umwana wawe ibyo akeneye You byose will never mba speak to me like namukubise that ntazongere gukora icyo as a yakoze servant of God akamenya ko ndi umukozi or w'imana to my wife. abwira umudamu we But because I love Jesus, ariko kuko nkunda yesu my body belongs to him. umubiri wanjye nawuhaye I yesu can't react. ntabwo I nabyemera can only pray. nasengera gusa Many a times kenshi na kenshi things happen hari ibintu bijya bibaho because we allow it. kubera ko tubyemerera We allow it. hari ibyo twemerera We are living in a new world order turi mu isi irimo kongera kwiyegeranya kuzana ibintu bishya where children abana at 13 years old usanga are abana giving birth babyara to children. abandi bana Sometimes I go to the hospital abana there, 12 babyara imwe iyo ngiye mu speaking to bitaro the social worker. agiye yagagira n'abandi b'abanyabuzima There's so many little children ugasanga abana batoya In hospital. b'abakobwa mu bitaro giving birth. babyara 12, 13. 12 imyaka 14 years 13 old. 14 What am I saying? ese navuga iki nk'ibi Where's the father of the house? ese ababyeyi b'aba bana Where bari is the head of that home? ninde mukuru mu What are you miryango y'aba allowing in bana your house? ese ni icyo barimo gukora mu rugo Some people let their children sleep at other places. abana ababyeyi bakemerera abana babo bakagenda But they bakarara don't ahandi hantu even know what's batazi going on in that house. ntibanamenye muzi wabo ninde warayayeyo You ninde in your utaharaye house. n'undi wamenye ninde But waraye you mu leave nzu your ninde children utaraye mu sleep nzu abana in the bakarara other iyo house. ngiyo utabizi But you don't know the altar in that house. ariko ntabwo uzi n'uwaraye no mu nzu yawe That family got its own altar. kandi uwo muryango uba They udafite also have an gahunda evil altar uba ufite gahunda ya that satani needs to be entertained. baba barimo kwakira satani And it could be your bakamubyinira child. kubera yuko badakosora abana babo But Job lost his family. ariko mu muryango we y'ubu He lost his family. umuryango we waragiye n'umudamu waragenda But there's something about him that stands out. hari ikintu rero ahangaha cyari cyabaye In Job 42, muri y'ubu 44 I think it's 11 or 12, when they igice cya say, 44 umurongo wa 12 Job laid on the floor. y'ubu yaryamye hasi He submitted him to God. And he just prayed aryama hasi areka byose biragenda atangira and gusenga prayed and arasenga cried. He ararira never cursed God once. ntihigeze na rimwe avuma imana And his friends came on. hanyuma inshuti And ze his ziraza friends looked at him ziraza ziramureba from a inshuti ze distance. ziramurebera They hirya didn't n'izana even muregera recognize him nta nubwo zabonaga ngo because of the zimumenye sores. kubera yuko ibisebe But they started to pray. ariko batangira gusenga When Job started to pray for igihe y'ubu others, yatangiye gusengera abandi God reinstated his honor. imana yongeye God gusubiza lifted him ibyo up. imana yongera kumuhagurutsa God sent him a wife. imana yongera imusubiza God umudamu blessed him imana imuha umugisha with sons and daughters. imuha abana abahungu n'abakobwa God blessed him with cattle again. imana imuha amashyo God reset him up. imana yongera kumusubiza God gave you dominion imana yaduhaye ubutware to take dominion kugira ngo dushyire atange in ubutware the earth. ku isi And God gave Job imana iha y'ubu a second chance. amahirwe ya kabiri A second chance. amahirwe ya kabiri He's a God of the second chance. imana itanga amahirwe ya God kabiri is giving you a second nawe chance iraguha amahirwe ya kabiri today uyu munsi because He's a God of the second kuko ari chance. imana y'amahirwe ya kabiri You know Moses. urazi moses
Mose Moses in the Bible Mose muri Bibiliya is a wonderful man of God. umukozi w'Imana ukomeye God used him. Imana yaramukoreshaga But Moses also had weaknesses. ariko Mose nawe yagiraga intege nke ahantu naho Moses also murdered. Mose yishe umuntu He ran away from Pharaoh. arahunga Farawo He got married. aza gushaka He was leading the children of God. yari ayoboye ubwoko bw'abana b'Imana Then he went through the Red Sea. none hageze ku nyanja itukura And the children of God was complaining. abana b'Imana batangira kwitotoma Moses, why you bring us this far? atari ko aha hantu hose Why tugejeje you nihe bring us Mose this far? ni gute tugejeje ahantu Mose We kure could have stayed there in Egypt. iyo twigumira muri It Egiputa was better. tuba tumeze neza Because the cattle had no water. kubera yuko inka zabo zabuze amazi And the Lord told Moses, Imana ibwira Mose take the staff kubera yuko bari batinya amazi Imana ibwira Mose iti fata inkoni and yawe just hit the rock bari babuze amazi bati genda ukubite ku rutare for the water to come out. kugira ngo amazi aze So the animals, kugira ngo inka the zanyu children of God can have water. n'abana b'Imana babone amazi But yo kunywa Moses was so angry. ariko Mose yari He took the yarakaye stick yafashe and he inkoni hit it. And he aragenda said, you arakubita cyane vipers. aravuga ati And wowe he started cursing them. atangira no kuvuma And Moses missed the promised land. noneho Mose aburira igihugu cy'isezerano Because there was some generation curses in him. kubera yuko hari umuvumo wari That muri was always showing up with the things that he was wakomeza doing. kugaragara kenshi na kenshi Although God used him. kandi nubwo Imana yamukoreshaga But bwose he never entered the promised land. ariko ntiyigeze yinjira mu gihugu Because of what cy'amasezerano he done. kubera ibyo yakoze Yes, his body did. yego hari But not him personally. yego ibyo byakoze ariko muri kamere ye hari byari birimo Sometimes things happen in your life. hari ikintu rero cyaba kiri muri wowe nawe Because of actions. kubera ibikorwa ukora Because of what we do. kubera ibyo tujya dukora We miss the blessing. tukabura imigisha Because of what happens in our lives. kubera ko And byatubayeho the mu action buzima that we bwacu take. ndetse n'ibyo tujya dukora ku byatubayeho So today I'm going to ask you a question. uyu munsi ndashaka kubaza ikibazo What is the legal rights that the devil have on you? ese ni ubuhe burenganzira wowe waba warahaye Satani One thing you need to understand. ni ubuhe burenganzira busesuye wahaye Satani icyo nshaka ngo wumve ni That the generation curse kugira ngo uruhererekane and the rw'umuvumo bloodline curse uruhererekane rw'umuvumo goes back 9 generations. ruragenda rukagera Whatever you are carrying icyo cyose uzabona that is not of God, kandi kidaturutse ku Mana it's in your bloodline. kiba kiri inyuma yawe kiba kiri You didn't buy it uruhererekane by the shop. rw'umuvumo w'inyuma yawe You didn't buy it by the shop. You did not buy the generation curse by the shop. ntabwo tujya kugura imivumo y'inyuma yaturutse ku babyeyi mu maduka But because you don't understand, ariko ko iyo tudasobanukiwe you punish yourself. turagenda ubwo tukayishyiramo You say, me, ukavuga ngo njyewe I'll never get married. njye sinjya nshaka Me, I'll always ride a bicycle. njyewe rwose nta nubwo natwaye igare You see, me, I'll just sell my donkey. urabona njyewe iyo mvuze Because I'm just born to sell my donkey. kubera yuko njyewe naho navukiye I will barabizi never ko iyo ride a mvuze car. ntabwo njya ntwara imodoka I won't own a house. nta nubwo iwacu tugira inzu Because that is of the generation. kubera yuko iwacu niko twari tumeze But you must come out of that ahubwo curse ugomba kuva muri uwo muvumo and be the first one ukaba uwa mbere in your bloodline mu byaro rw'iwanyu kugira ngo ugire inzu to yawe have your own business. kugira ngo ugire bizinesi Come yawe out of that curse uve muri uwo muvumo and be the one to drive a ube car. uwa mbere uzatwara imodoka mu In your muryango family. wanyu Serve the God of the second chance. uri Imana iyo tanga amahirwe ya kabiri Come waduvayemo out of that thing. vamo You can't stay there. ntabwo wagumamo That's not your portion. aho ngaho ntabwo ari umugabane wawe John 3:16 says, Yohana igice cya kabiri umurongo wa for cumi na God so gatandatu loved the world kuko Imana yakunze abari that mu he isi gave his only begotten byatumye son. itanga umwana wayo w'ikinege Whosoever believes kugira ngo in him, umwizera wese you will not perish atarimbuka and have everlasting ahubwo life. ahabwe ubugingo Life begins in Jesus buhoraho Christ. ubugingo butangira muri Yesu Kristo This morning people were praising God. iyo abantu barimo kuramya Imana When you praise God, iyo urimo kuramya you Imana must praise him until he show up. uramuramya The bikomeye only offering you can give to God iyo this urimo morning, gutanga ugomba your gutanga praise. Imana iyo urimo kuramya when the Imana praises go up, ujya uramya Imana blessing byimbitse come down. umugisha ukamanuka legal rights. uburenganzira bwuzuye If you don't understand it, niba uturimo gusobanukirwa the devil abuse you Satani and you yagukoresha blame yourself. kandi ugatangira But kwicira today I urubanza say,
ariko uyu munsi that curse reka uwo muvumo of blaming yourself wo kuba wajyaga is broken wiciraho in iteka the mighty name of Jesus. ukurweho mu izina That rya Yesu curse rikomeye uwo of muvumo blaming yourself wo kwajyaga is wicira broken urubanza in the name of Jesus. ukuveho mu izina rya Yesu. I was yesterday busy with counseling, hari abantu barimo kugira and inama while counseling this lady arimo kugira inama uyu mudamu with the loss of a son, wapfushije umwana we while praying for her arimo kumusengera and praying, arasenga and the power of God come on her, imbaraga y'Imana iramanuka and while we praying, barimo gusenga we say, Lord, baravuga bati mwami remove the trauma. kuramo From a ihungabana subconscious muri mind. uyu muntu mu mutwe we mu bwenge And bwe as we lay hands on her barimo and kumusengera we pray barasenga for the trauma to go, kugira ngo Imana ikuremo ihungabana muri we. that woman just went down, none se wa mudamu And the acishwa bugufi power of aramanuka God. imbaraga and y'Imana that spirit left her, umwuka w'Imana the uramuterura trauma, the ukuramo disappointment. yahungabana umukuramo that she lost the son. yari yarapfushije umwana we 2 minutes later, hanyuma minota nk'ibiri ishize how she's smiling, babona atangiye she's guseka laughing, atangira guseka because the Holy Spirit umwuka empowered her, w'Imana the Holy wamukomeje Spirit touched her, umwuka w'Imana the Holy wamwakiyemo Spirit healed her, umwuka w'Imana the Holy wamukijije Spirit set her free. umwuka w'Imana wamubohoye. All I said, icyo navuga you know, it was a generation curse hari umuvumo that she w'uruhererekane didn't even know, ntabwo abana babizi that the Holy Spirit revealed yesterday, ko umwuka wera ashobora and kuwukuraho we could add value. noneho tukongera tugahabwa imbaraga cyangwa tugahabwa agaciro. And I told her, aramubwira ati don't cry nturire for your son that you lost. kuko umwana wawe yapfuye. Here you have a son. yego wari ufite umwana I'll be your son. njyewe ndaba umwana wawe. And the woman started crying. none umwana umubyeyi ararira cyane kuko yari And we yapfushije just umwana held her noneho to barahoberana restore her. kugira ngo agarure. There are many people hari abantu benshi in the body of Jesus Christ mu mubiri wa Kristo that is going through things. barimo guca mu bintu byinshi That is going through things. barimo guca mu bintu byinshi. Tell you about another circumstances. ndashaka kubabwira ikindi kintu cyabayeho. Somebody comes to my house hari umuntu waje iwe mu rugo to see my wife aje kureba umudamu we and tell her this lady needs prayer. aravuga ati uyu mudamu dukeneye ko dusengana. And when I start to counsel none atangiye kumuganiriza me and my wife, we n'umudamu we I ask the history of the bloodline. abaza uyu mudamu mbe hakomoka. Her mother was never married. asanga umugabo babana ntibigeze bashakana byemewe. Her mother's got 4 children. avuga nyina ise ntiyigeze ashaka byemewe. nyina wamubyaye yabyaye abana 4 And each child is from a different father. badahuje base. So she is one of the daughters. nawe rero ari muri abo bana 4 bavutse badahuje base. She's got 3 children. nawe afite abana 3 And all her children is from different men too. kandi abo bana 3 bose nabo bafite base batandukanye. And other people in their family. n'abandi mu muryango In the house the same. bana bana. Her eldest daughter, the same lady, mukuru we mukuru got a child. nawe afite umwana She's not married. kandi ntiyigeze ashaka. She's at university. yiga ku university. Can you see the legal rights? murabona uburenganzira batanze. That thing have the right. ni ukuvuga ngo satani yahawe It uburenganzira. has a right yahawe uburenganzira because nobody kubera ko nta n'umwe went to the Lord. wigeze kujya ku Mana Tell the Lord, ngo abwire Imana we repent avuga ati for turihana the sin of this family kubw'ibyaha by'umuryango and the bloodline byaturutse mu maraso so that God mu bakurambere bacu. can reinstate them. none kugira ngo Imana yongere isubiranye uwo muryango utunganye neza. The devil don't play with you satani ntakina nawe when he sees there's legal rights. iyo ahawe ubu burenganzira. And that lady, uwo mudamu we prayed for. barasenga We prayed even for a daughter. basengera n'umwana we. A daughter 7 years old. umwana we yari afite imyaka 7 And the daughter steals the money in the house. umwana we yari azi kwiba amafaranga mu nzu y'umubyeyi. umwana w'imyaka 7 And she goes with older children. akiba amafaranga akajyana n'abandi bana mu ikaritsiye. After she take the money, amaze kwiba amafaranga she nyine buys boys of 12 and 13-year-old sweets akagenda akagurira abandi bana to be a bombo friend. akagira ngo b'inshuti But ze. you see how the curse works. ariko urabona ko umuvumo ukora. The curse have a right. umuvumo ufite So it's given imbaraga in the small children ufite imbaraga zo gukora no muri uyu mwana muto because it's legal rights in the kubera yuko bloodline. bahawe uburenganzira buturuka mu babyeyi inyuma. The reason why I'm preaching this message today. mpamvu ndimo kwigisha izi nyigisho uyu How many munsi. people in the church hate themselves? ni bangahe How hano many muri people hate uru themselves? ni bangahe muri uru rusengero baraha bumva Because they batikunze don't
understand the problem they're going through. iyo yireba kumva ntiyikunze kubera ibibazo arimo gucamo. Some of them even hate their family. Rimwe na rimwe bakanga imiryango. Some of them are struggling Rimwe na rimwe mureba guca mu bintu bikomeye because of a generation curse. kubera yuko imivumo y'uruhererekane Because of rw'inyuma mu legal muryango bwahawe But uburenganzira. today I want to tell you, Ariko uyu munsi ndashaka I kukubwira know somebody ntabwo undi that can utasanzwe break every generation curse. tugiye gukuraho uwo muvumo w'uruhererekane. That can break every bloodline curse. Ndaza gusengera buri muntu wese ushaka kugira ngo akureho umuvumo uturuka ku babyeyi n'abakurambere b'inyuma. You know, sometimes Urabizi rimwe na rimwe families, imiryango they go to the clever man baragenda bakajya gushaka abanyabwenge for a breakthrough. kugira ngo bagende babigishe And icyatuma ibintu some of them take their daughters, bikaba bashaka ubutunzi. Rimwe na rimwe bagatwara and abakobwa put babo, their daughters on the altar akajyana wa mwana we umukobwa akamushyira ku gicaniro for a breakthrough kugira ngo ubutunzi buboneke for their family. kubw'umuryango. I've prayed for many people already. Hari abantu benshi bameze batyo nasengeye, And sometimes I face that challenge. bafata abana bakajya kubatamba ibitambo ku barozi kugira ngo babone ubutunzi. Abantu nk'abo rero bajya bahura n'ibibazo bikomeye. You find certain people Usanga abantu nk'abo are so rich, ni abakire yego, but their daughters are not married ariko abana babo b'abakobwa bose ntawigeze ashaka because the parents kubera yuko umubyeyi went to the clever man yagiye kuba to make a abarozi covenant. kugira ngo abarozi bakorane isezerano. As long as this goes, Aravuga ati ko aba bakobwa bakiriho ntibazashaka. and you know what they do? Uzi icyo bakora? They allow, Bemerera, they make a covenant with basezerana the na devil, Satani, and they allow bakemerera the tokolos, the small men, what you call the babarozi nyine babarozi to sleep with their children. bakemerera ko abarozi So now they can't get married. abarozi nibo bajya baryamana n'aba bakobwa mu mwuka ntibazashake. But listen, Ariko umviriza, they married to witchcraft. bashatse That's why a man can't ask them, abarozi. Bashakanye n'abarozi, niyo mpamvu nta mugabo waza kubapropose because they married already in the spirit. kubera yuko barashatswe mu buryo bw'umwuka. They married in the spirit. Barashatswe mu buryo bw'umwuka bwa Satani. They're not physically married. Ntabwo bashatse mu bifatika They're bagaragara, spiritually married nta bagabo bafite bagaragara, ariko bafite abagabo mu buryo bw'umwuka kwa Satani to that altar. ku bya bicaniro batanze. So who's keeping the altar alive? Ninde rero utuma cya gicaniro kibaho? Their parents. Ba babyeyi batanze umwana. I want to tell you Ibirenze something. ibya mbere ndashaka God kubabwira, is about to give you much Imana igiye more. kuguha kugushumbusha morning, ibirenze ibyo He's Satani about to yagutwaye. give you Igiye kuguha much ibirenze, more. ibirenze. Imana I igiye want to kuguha challenge ibirenze ibyo watakaje. I want to challenge you. Ndashaka kugushotora, The only time ndashaka kugushoza ngo God can work in your life, iki nicyo gihe Imana igiye gukora mu and you buzima admit bwawe. you're facing a Nicyo problem. gihe Imana igiye gukora mu buzima You bwawe, cannot niba fix the uhura problem on n'ibibazo, your own. niyo waba uhura n'ibibazo bingana bityo. Yesterday when we prayed for that lady, Niba turusengera wa She told mudamu, us yarababwiye wa mudamu there were bamusengera, more than 10 men of God, aravuga ati hari abantu Prayed for b'Imana her. but bamusengera, nothing happened. ariko nta kintu cyakoretse, nta na kimwe kigeze gikoreka, Happened to her. nta kintu But cyabayeho. yesterday when we came there, Kugeza igihe bagiriyeyo, something happened hari to her. ikintu cyabaye kuri uwo mudamu, Something happened to hari her. ikintu cyabaye kuri uwo mudamu. Today, Uyu munsi something must hari happen to ikintu you. kiri bube kuri I wowe. challenge you. Ndakubwira ngo Come forward. uyu munsi, I know that my God, uyu munsi my ndahambira, God will deliver you and break Imana every iraza chain, kukubohora, every iraza demonic gukuraho power, iminyururu, every buri mbaraga witchcraft, yose, every buri murozi jealousy, wose, every buri power of shari darkness ryose, must buri be imbaraga destroyed. y'umwijima yose iraza gukubitwa hasi. I challenge you. Ndaza kugushotora I uyu munsi, challenge you ndagushotora uyu to munsi come forth for prayer. kugira ngo nawe usenge. I don't need to know your story. Ntabwo ngomba kumenya I amakuru yawe, don't need to know your ntabwo business. nkeneye kumenya Because ibyo ukora, Jesus knows your ariko business. Yesu warabizi. I'm asking you, Ndashaka kugusaba, if you need prayer, niba ukeneye gusengera, come this morning. ngwino hano muri iki gitondo. I'm not judging you. Ntabwo nguciraho I'm not iteka, here to judge. ntabwo ndi hano guciraho iteka umuntu uwo ari we wese, ndi hano God gusenga. is the one that set you free. Ni Imana ikubohore. It's time for prayer. Ni gusenga tugezemo. Don't be shy, brother. Ntugire Don't ubwoba, be shy. ntugire ubwoba. Ukeneye isengesho, tambuka hano, tambuka hano, God is the one that add. tambuka hano. Imana niyo ikora, Imana niyo igiye God is the gukora. one that set free. Ninde ushaka That's why kubohoka? his name is Niba hari Jesus. ushaka kubohoka, Jesus can go where you cannot go. aho Yesu yashaka kukugera aho Jesus utakwigerera. can go where even your family took Yesu your ashaka name. kukugeza aho umuryango wawe Jesus can utigeze remove ukugeza. your name Yes. from every evil altar. Yesu ashaka gukura izina Jesus ryawe kuri can buri set you gicaniro free. cyose cy'umwanzi. Jesus can set you free. Yesu niwe wakubohora. Poverty is not your portion.
ntago kubohara uwo Lack is not mugabane your wawe. portion. Kuba umukene si umurage wawe. You know, I always say, Akenshi njya mvuga, embarrass the devil Satani mushwaze and come out for prayer. uze gusengerwa. And don't let the devil Nwemerere Satani embarrass you. kugira ngo agushwaze. When you come for prayer, Iyo uje gusenga, you embarrass the devil urimo gushwaza Satani. and he loses his legal rights Hanyuma akabura uburenganzira bwe over you. ku buzima bwawe. Just the fact that you're standing here, Kubera yuko uhagaze you hano. are more than a conqueror. Wowe uri umutsinzi no You are kurushaho. more than a Uri conqueror. umutsinzi no You kurushaho. are more than a Uri conqueror. umutsinzi no kurushaho. Because Jesus Kubera Yesu. has died for you. Yesu yaragupfiriye. He's died Nicyo gihe so that you kugira ngo wowe can enjoy life. uzanezerwe ubuzima. Exactly like Job. Nk'uko y'ubu byamubayeho. Nk'uko y'ubu byamubayeho. Nawe wakongera ukaryoherwa ubuzima. Kubera yuko umwana, kuko He's umwana about to do something agiye for you. gukora ikintu gikomeye kuri He's ubuzima going to bwawe. set you free Agiye today. kukubohora uyu munsi. I'm only the servant of God. Ndi umukozi But w'Imana. I know Ariko that ndabizi my Lord loves you. ko Imana I yanjye know gukunda. Jesus loves you, Ndabizi ko Mama. Yesu agukunda Jesus mama. loves you, Mama. Yesu aragukunda Jesus mama. loves you. Yesu aragukunda. Jesus loves Yesu you. aragukunda. Jesus Yesu loves 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 you. aragukunda. There is power in Yes, that hari name. imbaraga There is mu power izina in the rya name of hari Jesus. imbaraga mu There izina is rya power. hari Power in imbaraga the hari name of imbaraga Jesus. hari imbaraga. We're not here for to raise up no other name. Ntago hano tugirira We irindi only zina. raise the name of Nta Jesus. rindi zina tuzamura uretse rya Yesu Kristo. That any ancestral worship Buri kintu cyose that baramije. has been released over you Buri kikuveho is cyose. broken in no other name Nta rindi zina but in the name of uretse Jesus. izina rya Yesu Kristo. Whatever marks has been made on your body Buri kintu cyose baba baragushyizeho ku mubiri wawe. Baba to baragucebye. empower you, Cyaba kigukomeza cyo guhora. Cya Satani we agenderaho. break it today Tuje kugikuraho uyu in munsi. the mighty name Mu of izina Jesus. rya Yesu rihambaye. Urabasata, Ramba serebo seterebo shandrabos. Lipikadosta, Rakaya Robasata, sedrebo shandras. Lopetesa, Rekataya Saba, mandrebakaya. Lipikatosta, Robende Lipikata, Ribasaya Sakatu, Ndresekaya Lipikato, Babatekrebo. Lababo Sababota, Lupikende, Sokata, Lobedezebeto, Lupikita, Sokata, Lubadezeto, Lipikatosa, Yes. Lobedezekata, Yes, Lord. Robata, Yes, Lord. Lubedeze, Yes, Lord. Rubato Yes, Sebeto, Lord. Yes, Lipikato, Lord. Yes, Sakatu, Lord. Rebede Yes, Lord. Belebeta, Yes, Lord. Sokate, Yes, Lord. Robato, Yes, Lord. Lipikata, Sakatu, Yes, Lord. Rebeketa, Yes, Lord. Lobeketa, Yes, Lord. Lobeketa, Yes, Lord. Lobeketa, Yes, Lord. Lobeketa, Yego mwami. Yego Lobeketa, mwami. Yego 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 mwami. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, 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 Lord. Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yego mwami. Yego mwami. Yego mwami. Yego mwami. Yego mwami. Mwanzi izahagarikiwe kukurwanya wese rikubitwe hasi ndamagara abamarayika b'Imana ngo bakureho barimbure 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 Satani imbaraga ze zose zikorera muri aba ngaba mwikorera muri Satani imbaraga ze zose zikorera mu nzu wabo barandure 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 turasenze Do something special for each and every one of them. Do something special today in the mighty name of Jesus. You're the God. Lord, you're the God of a second chance. Give each and every one of them buri wese a urahanga second chance. umufungo mukoreho 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 I pray for prosperity. I pray for a breakthrough. baboneke mwami ubukire babone mu bukire babone amafaranga Jesus mighty name. izina rya Yesu rikomeye Amen and amen. We have prayed. turasenga Lord, kandi mwami Imana wait. agiye kubaho Lord will set you free. abakubaho In Jesus' mu name. izina rya Yesu Amen and amen. Datugira neza ukiranuka turagushimiye kuri aya manywa meza uyu munsi ni uw'umwihariko utugiriye neza ukoze byose ibyarebanaga n'ubugingo bwacu uduhaye icyitegererezo kuri Yobu yari akuzi ariko Satani yaramugabanye
amugabanya wimana umutima we. Ndagusaba ngo nibitugerageza byose nibiturwanya byose, ariko ukomeze wimane ubugingo bwa buri wese hagati muri twebwe, ukomeze ubwimane. Ibyo byose bidutera bidukurikira tutazi amavu n'amavuko yabyo, ufite ububasha n'ubushobozi butwambika imbaraga. Kandi hari n'ikindi tugusabye, uduhe spirit of knowledge and wisdom yo kwandastandinga ibyo byose bishobora kutuvutsa umubano wawe natwe no kuba abamudendezo mu bwami bwawe. Ubiduhe iyo mpano y'ubwenge, uyiduhe iyo mpano yo gusobanukirwa no kumenya, uyiduhe kugira ngo tubashe guhagarara dukomeye turwana urugamba n'umwanzi Satani. Nk'uko umwigisha wa mbere yabivuze, ni declaration twakoze, ariko rero ibitero bye biraza, ariko tuzi neza ko umunesha n'ubundi tuneshereze. Bana na buri wese rero, amahoro yawe aganze mu mutima wa buri wese. Tugarutse mu macumbi yacu, ariko dusohotse turamye izina ryawe, duhimbaza ubwiza bwawe. Twamaze kumenya imitego y'umwanzi, ari twateguye no mu mitima yacu kumenya imbuto yo kubiba aho kuyirya n'umumaro wo kuyibiba, kuko aribwo tuzasarura. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe Imana yacu none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Torero twese tuvuye ngo amen n'amashyi menshi, muturirimbira akaririmbo kadusohora. Amen.